Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tubahereze ikaze mwebwe mukunda Intare Official. N'ubundi nk'ibisanzwe twababwiye ko tugomba kujya twicara tukabagezaho amakuru abagezweho ndetse n'uko situation iba ihagaze muri rusange. Mu kanya nibwo twarimo dutembera tureba situation uko ziba zimeze mu mujyi ensemble, mu mujyi wa Goma, uko gahunda zari zimeze, dore ko uyu munsi hatangijwe ikizamini cya leta gisoza amashuri yisumbuye. Rero kugeza amagingo aya ibintu byari bimeze neza muri axe twagiye dutemberamo, dore ko umutekano wari urinzwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Navuga ko umutekano wari urinzwe ku rwego rwo hejuru cyane. Mwebwe mudukurikiye rero, izi tariki 28 z'ukwezi kwa karindwi nibwo ibizamini bya leta byagiye bikorwa muri axe zigiye zitandukanye, akaba ari nayo mpamvu muri axe hafi ya zose ntekereza ko habayeho akantu kameze nk'agahenge, kwikubita agashyi ku mpande zombi, ndetse byagaragaye. Sinzi ariko niba bishobora gukomeza muri rusange, ariko uyu munsi si ikizamini cya leta gusa navuga ko cyawuranze, ni umunsi wanaranzwe ndetse n'ishyingurwa rya ba bantu, cyangwa se sinzi ukuntu ndibuze kubyita, ni agahinda gakomeye cyane, aho abantu bageze kuri 40 bose mu by'ukuri kugeza amagingo aya ngaya bari gutegurwa. Bivugwa ko bagomba gushyingurwa mu byobo rusange, sinzi ukuntu nabyita, mu byobo rusange, kuko ni benshi pe, ni benshi. Uyu munsi niho mu kanya barimo basomerwa misa, n'ubundi hariya abaje kubicira kuri iyo paruwase ya hariya Komanda, niho bari kubasengera. Tugiye kubirebera hamwe, hanyuma turebe uko bimeze. Hashatse kugaragaraho nk'ama perturbation y'ibizamini bya leta ni muri axe ya Pinga, ariko byaje kugenda bite? Nubwo FRDC bari bazanye ramforo y'abasirikare batari bakeya, tugiye kubirebera hamwe. Hanyuma gusa muri axe ya teritwari ya Rucuroho byanga bikunzeho hanabayeho icyo nakwita gukozanyaho mu duce tumwe na tumwe, haba muri axe ya za Kanyangohe habayeho guhiga bukware icyitwa Semusinyatura. Byagenze bite? Tugiye kubigarukaho. Hanyuma uretse ibyo ngibyo, turaza kuba turebera hamwe umugabo bita Jean Pierre Bemba Gombo. Umugabo muramuzi, amakuru atugera kutubwira ko nyuma yo kuba yari minisitiri w'ingabo, muramuzi, ava kuri minisiteri y'ingabo ashyirwa kuri minisiteri y'ubwikorezi mu gihugu. Ubwo amakuru ahari aravuga ko ashobora kuba agiye kuvanwaho, agakurwaho. Kugeza amagingo ya ntabwo haratekerezwa icyaba kigiye gutuma avanwa mu nshingano ziwe. Ikindi turaza kuba turebera hamwe abantu bageze mu 10 nibo bamaze kwicwa, n'amazu 65 niyo amaze gusahurwa mu byumweru bitatu bishize mu mujyi wa Goma. Hanyuma turaza gukora evaluation turebe ese par rapport y'igihe cyashize, ubu ngubu ko ari byo biri gutangwa, byagenze biti mu kwezi kumwe gusa. Aba bantu bageze mu 10 umubare wazamutse bitewe na cya gitoro cya FDLR cyagabwe hariya muri axe yazamuje. Nabyo turabirebera hamwe. Hanyuma ubundi tuze kuba tureba abaturage benshi bivuga ko bahungiye mu mashyamba muri village ya Karinga, muri localité ya Banamurema, muri groupement ya Kisimba. Kugeza amagingo ya groupement ya Kisimba, M23 yamaze kuyigaruriraho, navuga pourcentage ndende. Ubundi turaza kuba dusimbuka turebere hamwe, turebe ese mu by'ukuri ubu bwicanyi FRDC yaje gusubiza iki nyuma y'ubu bwicanyi bwabereye ahangaha muri Komanda. Ubundi tuze kurebera hamwe ukuntu M23 yamaze kuadvancinga mu bice bimwe byo muri teritwari ya Rubero. Hanyuma ubundi turavuga ko turarebera hamwe niba ari abantu 40 bivuga ko bagiye gushyingurwa, abandi ko hari kubarurwa abageze muri 48, ariko ugasanga ko hari abayiburiwe irengero. Imibare nk'uko ishobora kwiyongera, nk'uko ejo bari 30, ubu ngubu bakaba bageze kuri 40, akaba aribo bagaragaye. Urumva haragenda haboneka abandi. So nizere ko rero wowe nk'abakoze subscribe turi hamwe, tugomba gukomeza kubana mu makuru tuzajya tubagezaho, ndetse nko muri aya masaha tukaba tuba tugiye
kubabwira uko situation ziba zimeze, ntabwo turi nka babandi tuza ngo dukubite hariya igihuha. Twe turaza twababwira uko tuba twagerageje kuzunguruka muri axe zose, akaba ari nayo mpamvu twicaye turavuga tuti reka tugerageze kubabwira uko situation zihagaze. Hanyuma njyewe n'ubundi nk'ibisanzwe muramenyereye ni Rafiki Kijana Machachari. Hanyuma dutangirire muri komanda. Ni inkuru mu by'ukuri navuga ko ibabaje, inkuru ibabaje cyane. Uyu munsi nibwo hasabiwe iriya mirambo igeze kuri ku mirambo igeze kuri 40 hariya muri komanda. Tubibutse ko ari muri teritware ari muri province ya Ituri. Abantu ntibabyitiranye ngo batekereze ko wenda ari muri ni muri teritware, ni muri province ya Ituri. Wenda benshi bashobora gutekereza banga ko twumvise ngo ni Beni cyangwa ibiki. Ni muri Ituri, mu ntara y'Ituri, ariko aho Kivu y'Amajyaruguru ihanira umupaka na Ituri, urumva niho komanda. Amakuru atubwira ko muri iki gitondo cya karekare niho imibiri y'abasivile bishwe n'ubundi yaramutse isabirwa muri dans la concession de l'église catholique à Komanda, cyangwa se mu busitani cyangwa se muri parcelle cyangwa mu kibanza cya kiliziya gatolika. Ahangaha n'ubundi baje kwicirwa kugira ngo habeho koroshya gushyingurwa, ariko noneho bakaba bari gushyingurwe mu byobo rusange, mu mva rusange kwa nicyo kinyarwanda wenda ndumva gishobora kuba kije neza. Mu mva rusange akaba ari bari gushyingurwe mu mva rusange. Hanyuma biravuga ko ngo guverinoma provinciale cyangwa se ubuyobozi bw'iyi ntara iyobowe n'uwo bita Ruboya Kashama Johnny, uyu nguyu ukomeje kunengwa cyane, kunanirwa kuyobora iyi ntara, ngo bagerageje ngo bohereje amaserikeri. Hanyuma MONUSCO nayo ngo ikaba yafashije mu buryo bwo gucukura imva rusange ikoresheje amatracteri. Ikintu mu by'ukuri navuga ko kibabaje nuko aho kugira ngo abaturage barindwe, ahubwo hakorwa budget yo gushaka amasanduku agomba gushingurwamo ndetse no kubacukurira imva bagomba gushingurwamo. Urumva ko hagati aho leta nta responsabilité ifite kugeza amagingo aya ngaya yo gutekereza ko hari icyakagombye gukorwa kugira ngo abaturage barindirwe umutekano. Amakuru tugeraga tubwira ko abaturage baho komanda nta niyo nka ihasigaye, bose bamaze kuba bava ahangaha muri aka gace, batari bwongere kugasubira, kandi ni centre ikomeye. So icyo leta yo ngo yakoze kuzana serikeye MONUSCO nayo ikazana les engins d'opération cyangwa se amatractere yo gufasha gucukura hanyuma imva kugira ngo abaturage ngo bashingurwe ngo muri dignité. Yababaje cyane. Nibyo mama 23 mu by'ukuri yamaganye yivuye inyuma ubu bwicanyi buba aux yeux ouverts, niko navuga za opinion internationale, amahanga arimo arabireba. Hanyuma mama 23 yavuga irresponsabilité cyangwa se tuzuza inshingano kwa leta, ngo reka ngo leta zunze ubumwe za Amerika ngo biki n'ibiki ibyo mu kanya nahoze nsoma ngo leta zunze ubumwe za Amerika ngo zigiye kubyivangamo. Hanyuma ibyo nabyo ndacyari kubishakisha, ndaza kuba mbigaruka. So wenda icyo nshobora kuvuga nuko kugeza ubu ngubu bagiye gushingurwa mu mva rusange 40 bose no compatriotes congolais, abakongomani bagenzi bacu 40 bose bagiye gushingurwa bishwe na ADF ku burangare bwa leta ya Kinshasa. So ibi ngibi wenda reka tubiveho gusa, nta kundi twabivuga, ni ukuvuga tuti tubifurize uko ridashira. Hanyuma FRDC ku bw'iki gikorwa, FRDC yo yahise yizeza abaturage ngo igiye gukora riposte ya FRDC, ngo FRDC UPDF wajye kureba ukareba ese iriya coalition yabo, ese iriya operation Usuja ya ikora iki? Ngo le FARDC après le massacre de Komanda, les FARDC promettent une riposte
implacable bagira amaterme ati ngo yiyoyotorye ngo yuko nawe ngo ugiye gukora ngo ngo nawe ngo ugiye kwishyura se ryari bakagombye kurinda ikibazo kitaraba. Hanyuma wenda tugarutse ku bijyanye n'umutekano tugiye guhita tugaruka mu mujyi wa Goma, gusa ibyo byo biba byabaye byanarangiye nta kindi bishobora kubirenzaho. Mu mujyi wa Goma umutekano muke muri uku kwezi turimo turagusoza, kenshi na kenshi tukunze kubahereza bilan mensuel cyangwa se uko ukwezi kurangiye comparativement n'amezi aba yaratambutse ku bijyanye n'umutekano. Urabona ko nk'uko mu by'ukuri imiryango imwe n'imwe yashyizeho yavuze ko abantu bageze mu 10 ndetse n'amazu ageze kuri 65 ariyo yinjiriwe yasahuwe, abantu 10 bakicwa, comparativement n'iminsi ishize. N'ubu ngubu urabona ko ibi ngibi byagabanyutse ari hafi ya nabyo, kuko iyi Goma yafunguwemo abicanyi bose bari mu nzego bose bakarekurwa, FRDC n'abapolisi bose bagafata amabunda bakajugunya mu mihanda, ayatanzwe ngo bamwe ngo bari muri za Wazalendo n'abandi ngo bari mu biki. Kugeza ubu ngubu bakaba bari bakiri mu mujyi wa Goma babeshejweho no gusahura no kugira ute, ukumva ko abantu 10 gusa bila wenda yabizamuye ari yejo bundi igihe n'undi hari habaye igitero, ukabona ko mu by'ukuri bisa nkaho mu by'ukuri biri kugenda birangira. Ubundi igihe cya leta babaraga mu madesa et quelques camps d'incursion, ngo abantu ngo amazu ngo ageze muri 200 ntabwo yarinjiriwe, ariko nayo mazu yinjiriwe se iyo ugiye kumva ngo yarinjiriwe, hari abafashwe, hari abo mwagiye mwumva muri za Katindo batawe muri yombi, hari abo mwumvishe barashwe, hari abo mu by'ukuri umugenda mwumva ni mu makaritiye periferike ya kure, ariko wakwinjira ahantu igihe cya leta cyo byari birenze, ndetse no mu minsi ishize byari birenze. So urabona ko recrudescence ya insécurité iri kugenda igira ute, iri kugenda igabanyuka, umutekano muke uri kugenda ugabanyuka muri rusange. Hanyuma tubive kuri ibi wenda duhita dusimbukira kuri ikizamini cya leta cyakozwe. Nk'abantu mwe twagerageje kugera ku masantere ageze mu masantere 3 twabashe kugeramo, andi twagiye tubwirwa. Kugeza ubu ngubu vraiment ibizamini bya leta byatangiye neza presque mu mazone yose, d'ailleurs mu mazone yose akontororwa na FCM 23. Kugeza na magingo yaga nta incident irumvikana, kuko ubu ngubu tugeze muri 15 saa 9 saa 10 n'igice. Kugeza ubu twavuga ko muri axe zose twinjiye muri studio nta kibazo kigeze kihaba, kandi wibuke ko abanzi ba FCM 23 icyifuzo cyabo kuba ari ukugira ngo igikorwa nka kiriya kigire gite, igikorwa nka kiriya kizambe bagiperturbe, noneho habe ibintu bibi, hanyuma n'ubundi amakuru agenda AFC ntabwo uzi gucunga umutekano, ntabwo uzi kugira uti. Ariko kugeza amagingo ya twagiye tubona yuko muri access zose zakorewemo ama examen d'etat hari harinzwe hacuzwe umutekano na FCM 23, yaba polisi yaba ingabo, aba autorité, abayobozi bamwe na bamwe bagerageje gutembera, bagiye kureba uko ibizamini bagiye kubitangiza. Bigaragara ko mu by'ukuri ibintu byagenze neza cyane muri axe wenda dushobora mu by'ukuri kuba twagezemo. Hanyuma muri centre ya Katana cyane ngiye niho akunze kugarukaho, muri Katana, ubwo ndavuga muri territoire ya Kabare muri Kivu y'Amajyepfo, ahantu mu by'ukuri akunze kwibasirwa cyane. Murabizi Kabare, territoire ya Kabare ikoze kuri parike nationale ya Kahuzi-Biega, hakunze kwibasirwa kugira ikibazo gikomeye cyane, bakiyemfilitra ubwicanyi. Niho abantu batekerezaga ko kuko twari twagiye tuyibona kuri social media, Wazalendo bavuga ko ngo abana ngo ntibajye gukora ibizamini, ngo mugume mu rugo, mu bizamini ngo ntaho bihuriye n'ubuzima, ngo twebwe ngo turi kuavansa ngo turaje, ngo mugume iwanyu. Ibyo byose twabibona kuri social media zabo, twebwe muri Adui tujyamo amagrupe yabo ntibanamenye n'abantu barimo ngo ni bande, tugakurikirana ibyo baba bari kuvuga.
gusa M23 bagiye bikurikiranira hafi nayo biri standby, yagerageje kuhagera mu masaha ya mu gitondo karekare, amasantere abiri ari hariya muri biriya bice yamaze kuba aba très bien sécurisé, intare za Saragwe zamaze kuba zihakandagira ndetse ziri no kuharinda neza cyane. Ngaho ni muri centre ya Katana, kuko nk'umuntu nk'imboni yacu yari ihari yatwandikiye yagize iti Katana il est 7h50 au centre d'examen de Mugeri et Mwanda dans le groupement d'Irambi Katana, territoire de Kabari. Signalons la présence des militaires de l'AFC M23 pour sécuriser les examens. Pas de panique aux côtés des enfants. Signal fort de la sécurité. Urumva ubwo ahangaha umuvandimwe watubwiraga uko situation imeze hariya, kandi twiteze ko hashobora kuza kumvikana urusaku rw'amasasu cyane cyane bitewe n'ibicengezi bikoze kuhakorerwa, ariko saa moya n'iminota 50 abasirikare bamaze gupanura bazungurutse, ibintu biri kugenda neza cyane. Hanyuma dusimbukire muri Pinga, naho hari hateganyijwe yuko mu by'ukuri kijyanye n'ikizamini cya leta gishobora kuburizwamo naho, nyuma yuko AFC mu 23 isa nkaho yamaze kuhegera. Gusa icyakozwe nabonye ko ari discipline ikomeye cyane ku ruhande rwa mama 23. Uyu munsi hari hateganyijwe ko hashobora ndetse no kwa advancinga, kuko ahangaha hari imirwano yatubwiraga hano muri axe ahangaha muri groupement ya Banamulema, muri localité ya Banamulema, muri village ya Kalinga, nyine turavuga village Kalinga, localité Banamulema, groupement Kisimba. Hari haramutse hari paniki iteye ubwoba bakeka ko M23 yagabwaho igitero na za Wazalendo. Siko byagenze, kuko yahigaruriye ku munsi w'ejo ihambura abangaba. Byatekerezwaga ko abangaba bashobora kuza kwihimura bakinjira muri aka gace, noneho bakwinjira muri aka gace bigateza imvururu yo kuba igira ibiturika, hanyuma amasantere ageze muri abiri ari gukorera muri Pinga nayo hakaba ikibazo. Gusa igihari twababwira nuko kugeza amagingo aya nta cyabaye kabisa, hetse byaza kuba mu masaha akuze, ariko imirongo y'imbere ku rugamba y'urugamba hafi ya yose ni calme pe. Uri buza babwira ngo imirwano ngo yakomeje muri axe oya, ndabona ko mu 23 ishobora kuba yashatse kugira ngo abana bakore examen mu mutuzo. Nizi Wazalendo nazo wenda sinamenya niba bazihaye discipline bakazibwira bati bamuretse kugaba ibitero, cyangwa se M23 ikaba yamaze kubakaluma neza cyane. So nababwira ko mu by'ukuri muri axe zose hari umutekano. Ahandi habaye habi buriya urumva ko ngewe imbanzanye situation uko iri imeze, ntaho mba meze nka babandi bari kugenda bakitekerereza bakubita nk'igikuru mu bwonko bakaba barakizanye. Ibyo bintu kameme twe tuba twibereye kuri firidi, tuba turi kuri tere. Turamutse tubivuze twarahura n'umuntu hariya hanze akatubwira ati ko se ibyo mwavugaga ibyo bintu mwabikuye he? Ko bari bihishe bibereye iyo ngiyo akagenda akicara hariya akavuga ati reka ati ibintu binini ati byakomeye. Kabisa icyo cyo twababwiye ko tagomba kugikora. Gusa muri ahari haramukiye isasu bikagera igihe mu by'ukuri abanyeshuri bashobora kujya mu bizamini ryatuje, ni ahitwa Kanyangohe. Iyi Kanyangohe iri hakurya ya Mweso. Kanyangohe iri hakurya ya Mweso, ni hakurya y'umugezi wa Mweso buriya. Yego, ko uburyo Mweso imezemo, igiye centre ya Mweso igiye ikikiwemo n'umugezi, ikagenda ikikiwe unyuze inyuma, hanyuma yamanuka hepfo aho bakunze kwita ipilote ku bazi Mweso, akabonekaho wenda ikiraro aba aricyo cyerekera za Jitene. Rero mu kaboko kawe k'iburyo kawe ko hakurya niho bita za Kanyangohe. Kanyangohe haramutse humvikana amasasu ndetse na machine gun ishobora kuvugira Kanyangohe, weho uri muri Mweso ukayumva, kuko ntabwo ari kure, urayumva nubwo ari hakurya mu misozi, ariko urayumva. Humvikanye amasasu. Amakuru yaturutse hariya yatubwiraga ko ari M23 yarimo itwika utudefensi twari duteganyije kuza kudestabiliza, haba bakarasira muri Jitene, bakarasira no hakurya ya Mweso, hanyuma abana ntibakore examen neza muri Mweso. Kandi muri Mweso hari amasantere menshi. Teka hari santere bakuri Kizito, hari santere ishobora kuba iri nandi naho bita
Bukama naho hari centre d'examen d'état je pense bien, urumva ko aho hose ndetse na za Gashuga, urumva ko bari bakeneye kugira ngo barebe niba bashobora kudestabiliza, ariko byaje kurangira mu by'ukuri bitabakundiye. M23 yababyukiyemo, yatwitse utudefense tugeze muri dutatu, ubundi abari barimo bariruka barahunga bajya aho bita za Musheberi, bakomereza mu bindi bice birimo ndavuga Musheberi, ndavuga kagasozi karekare kitwa Bunkuba, bajya barenga mu bice birimo za Bunkuba inyuma berekera za Tongo. Ubundi urabizi ko kujya za Cyahemba byo bidashobora gupfa kuborohera, bajyamo nabo bari gukwepa kuko bashobora guhura n'uburinzi bwa M23 bukabacakira, kuko abatari bake bagiye bafatirwa muri biriya bice. Ubundi wenda ndetse indi situation nashobora kugarukaho ni situation muri Sud Kivu, mujyi wa Bukavu, naho vraiment ibintu ni munange ndetse no mu nkengero zaho. Ubwo ndumva wenda ngerageje gusa nkaho nzunguruka, gusa muri teritwari ya Rubero mu gitondo niho havugwaga advance M23 ngo kuba yari iri ku advancinga iri guca ibumoso, igasiga iri guca iburyo bwa teritwari ya Rubero, bagaca hariya kwa Julien Paluku hitwa iwabo Julien Paluku yitwa Kipese, ni bagaca Kipese bagakororinga bakamera nk'abatambuka, noneho bari ngo bakazajya guhinguka aho bita ikajya guhinguka hariya Irukanga, bagera mu gace ko muri kara gace ko bita apana ca Binyonge, bajya hariya bahita Musienene. Byaje gutera ubwoba, bitera paniki ingabo za FARDC ndetse ziranahamagarana, baza kuvuga ko M23 yagerageje kuavansa. Ibyo ngibyo rero nibyo natwe twakomeje gukurikirana, gusa nta mirwano yahabaye, yari panike n'ubundi yabariya, ndetse n'ubwoba baba bafite batinya ko M23 ishobora kuba wenda yabinjirana, ngo ariko gahunda yabo ngo kwari gusiga Rubero bakayisiga ku ruhande bakajya ku Kataliyezo. Niko twabikurikiranaga mu marikodi yabo ubwo baganiraga, natwe tugerageza kumotaringa, tugira dutya tukamotaringa ibyombo byabo, tukamotaringa systeme de communication yabo, amakuru yabo tukayamenya, niko biba bimeze. Ninjiye mu makuru ya politike biri kuvugwa i Kinshasa, mu kanya narimo mbona ibintu za ariko aka kanya habaye umushyitsi, mu kanya ubu ngubu habayeho umushyitsi wo ku rwego rwo hejuru unyuze muri iyi axe, muri ubu burasirazuba. Nanjye ubu ngubu ndawumvise undi mu kiganiro. Uyu mushyitsi tuzi ko ariko dusanzwe tubibona, ni muri zone, turi mu ma axe afite ibirunga, byanga bikunze ibyo ngibyo ntabwo bigomba kubura. Hari inkuru narimo mbona ngo ahabaye ikibazo gikomeye ubwo habaga ikizamini entre le meurtrier de le nord-est du pays et le sport incarné cyangwa d'état des événements ni ibingibi baba bari kuvuga, nta birenze baba bari kuvuga, n'ubundi byabariye abantu mu by'ukuri bamaze kuba abicwa muri rusange. Ndakeka ko icyo nashakaga kugarukaho ni politike. Umugabo bita Jean Pierre Bemba Gombo, aramuzi cyane. Uyu ni umugabo wayoboye Ministère de la Défense, ayobora Ministère de la Défense, ayobora ndetse ubu ngubu akaba ayoboye ubwikorezi. Biravuga ko agiye kuvanwa mu nshingano ze. Twebwe rero tuba aba mbere tubabwira inkuru ziba zihari, abandi bakaza kuzivuga, twebwe twarabishoje, twarazivuyeho kera. Ushobora kumva uyu mugabo muri guverinoma yo bita Suminwa, uyu mugabo atakibarizwamo, aho bivugwa ko nawe muri ba ofisiye nawe ashobora kuba ngo afitemo amakuru influence muri babandi bo kwica Tshisekedi. Ubwo tuba twamaze kwinjira. Bemba Gombo nawe aravugwa muri babandi, nk'uko Vital Kamerhe avugwa, nk'uko bari abajenero bose bavugwa, na Bemba ngo ashobora kuba arimo.
murumva ko rero ari ibintu bitoroshye cyane, nabyo turakomeza tubikurikiranira hafi, hanyuma tuze turebe uko bimeze. Hanyuma wenda dusoza tubabwire ko igihugu cy'u Burundi n'ubundi gikomeje mu by'ukuri gufunga abaturage, gikomeje gufunga abaturage benshi, urumva gikomeje gufunga abaturage benshi. Ibyo byose ni bimwe turajya turebera hamwe, gusa nacyo kikaba kitoroheye ku bijyanye n'iby'igitoro. Gusa ngewe amakuru nari mfite ni ayo ngayo, ni ayagezweho. Ntabwo ndi bwirirwe wenda mbabwira ibitabaye, hanyuma dukomeze tubane mu makuru yacu ari imbere. Turaza kuba mu by'ukuri tubagezaho inkuru zifatika ndetse n'ahaba habaye imirwano. Gusa uyu munsi akise zose ziri ce, nta rusasu rwigeze rwumvikana. Reka rero tubashimire kuba mwabanye natwe, twizere ko wakoze subscribe. Niba utarayikoze nyabona iki ni cyo gihe cyo kuyikora, making sure yuko wayikoze. Nuko niba utarayikoze, niba warayikoze kora share cyangwa se partaja ibiganiro byacu. Numara kubipartaja hanyuma bigere ku bantu benshi, n'ubundi dukomeze tuzamukane, boosting tuyiha kuri yacu yo nakagaruka. Ciao ciao.